ariko so kubura bihwehwe yanzizaga icyo nyirukankana kumumeneye inzoga se je ntago nayishakaga nta cyaka nari mfite ko bihwehwe ni umugome anyirukankana arinda kugenda nsimbagurika imingoti ngo mumeneye inzoga yise sinayishakaga jewe sinanijyanye cyagoko yanzizije ubusa gusa nanjye rero boko dinimbwa buriyo magarara nkamukubita nubwo gifite urudaro nini buracyari kunesha n'udutekinike twanjye nize koko ariko cyari kinyishe umugongo wavunaguritse imbavu cyari kinyishe we Gatado boss nagikoma gihari vayana nkubwire boss nagikoma gihari ngwira nyine nkubwire naje boss gusa nanjye koza isafuriya ariko se Gatado wa buri munsi ndaguhamagara ukandamutse igikoma buri munsi ni igikoma ubu urabona nk'abantu tubana koko imishinga y'igikoma koko niyo naguhamagara buri munsi ubona nta kandi kantu twakora wo Gatado nk'umuntu wanjye tubana w'umukozi wanjye koko nkunda kahicara hangato tunaganira ntabwo ukumbuye kuganira na boss ngaho ariko numva icyo umbwira mva rero Gatado cyo nakubwiraga cyo nguhamagare mbega twarabanye pe mbere umwana mwiza wantekeye igikoma cyinshi kiryoshye gifashe buriya ndakwemera cyane haba mu nzara twarabanye mu byiza twarabanye ntubizi se Gatado ariko rero Gatado twese twabanye neza nyine nkuko maze kubikubwira gusa nyine Gatado boss ugiye kunshimira se ugiye kumiriya nka boss na wabukoze pe wabukoze irango yimpaye rwose wabukoze Gatado rero nakakuyiruka mu magambo kuki wihuta mu magambo si ukuvuga ngo ngiye kugwiriya nka sibyo gusa nyine nagira ngo nkubwire ko hirukanye gusa ntugire ngo ni igikoma cyabuze ntago ari ukubera igikoma cyabuze oya rwose mbabarire twarabase nakubwiye ko twabanye neza rwose akazi kawe karagaze ndagusezereye boss ameze 5 yararimo taramenda Gatado rero mu gitondo se wahuye ya hene ifite n'abana babiri bayo ntago ubizi ntago ari wajyanye hariya kuyahura niho yahuye iriya rero nizavamo iki amafaranga yawe y'amezi 5 ndabizi rwose Gatado ntago nakwambura pe ndahita nyishora uyu munsi ryaremye ubu nigere nte nkwishyure y'amezi 5 hari ikibazo se Gatado gusuragaruka nyine kuyatora boss nabyiza gute koko twandikirane ariko se Gatado wa tumaranye imyaka 10 unkorera pe imyaka 10 si myinshi nakwishyuraga ari uko twandikiranye urwo rupapuro ubu se amezi 5 yose atabise bake ku myaka 10 ubwo se urumva ariyo nta kwishyura koko reka ndi boss rubwo nkwirukanye ndi boss tunyita boss nitunahura unsuza ndi boss asi boss ejo hose ko twire tuganira kutitero wabimbwiye kejuza uyu munsi uri bunsezerere ubu ntago mba naniteguye Gatado rero nta kundi umwanzuro wawe ufashwe byarangiye nawufashe sibyo gusa tuzakomeza tubishuti kujye duhura unsuhuze ugurira akantu sibyo aho buri muranatinda wafata utwaho ukabugiye usibase kutona bimbwiye nimugoroba oya Gatado wa nuko bimeze fata utwaho ubugenda hari ikibazo se je tunda bitavuye ugenda nakwibye ariko uziko usuzugura koko sha genda ufata utwawe ugenda nshobora kugenda ndakwizera ntago wanyiba genda utundanire boss genda utundanire ndakwizera fata utwawe boss mama twanye nkigendera niba wansize mu twanye nigendere itunga ikari ducyo wadufashe nitunzanire nigendere so twanje se Gatado uri kumva se cyera nabyumvishe we mu twanye nigendere ugenda boss sawa boss ndigende ariko umenye ko umuntu aburase atabura sebuje kandi umenye ko mvira mu gatari mvira mu Rwanda erega shaka Gatado nanjye sinkwirukanye mbishaka erega nejo wahagaruka nta kibazo ni mu rugo rwose nta kibazo boss ni isafuriya uziterureho sira cyane ariho nkawe
Gatado. Era nkubwire. Rero Gatado. Rwose pe. Impamvu nkwirukanye ntago ari urwango, ahubwo uyu munsi ijoro ndazana umugore. Uri kumva? Tuzasubira rwose ugenda amahoro. Nese boss ibyo batinye kumbwira se. Oya ariko nta kibazo rwose ugenda amahoro. Naribwo nzazi ko bari urugo rwaramenyereye. Nta kibazo Gatado. Sawa boss musigara amahoro. Urugendo rwiza. Yego sha. Urugendo rwiza. Sawa. Sawa. None se Gatado, bibiryo bishyizemo umunyu. Nawe ubyumve nyine. Si wowe usigaye mu rugo se. Igendera nyine nta kundi. Wijyara umujinya w'indakara pe. Subizi se ko gukunda. Sawa boss, sawa boss, sawa. Sawa sawa Gatado. Yongera na 500 cyajye mva ngubaye ariko se. Ntubizi se. Yego igendera. Yego. Ariko n'abakoze bo mu rugo baba baragowe. Sibyo ko ndibuzana umugore ibi byo nari bwabishobore koko. Abana baza no kwaka neza. Bose rijoro ndazana umugore nta kibazo. Asi kunuma ivumbi wachana. Ako si papa. Ejo ko numva gutumana na Nkubiri mwapfuye. Ibyo ntibikureba. Base si umurimo amafaranga. Ibyo ntibikureba wachana. Ako si papa ngurangira ahantu hari akagwa. Muri uvuga gutyo mbe. Ibyo ranje nibinde. Ako miki cyana. Ayayaya. Iminsi rero nabigeze nabi. Inzara, inyota. Ubu n'ibindi biri mu nzira nta wamenya. Ariko se mbikore iki? Ariko ngakanyoni katagurutse nikamenye iyo bweze. Reka ngende nsogongera utubari twose. Icyo gihe ndaba ntoye umusindo. Nta kundi nza niryamira ndabikise. Njajwete. Vayo hano. Hakundi nyine reka nganagore kano gakote yo kureba yahe nabo bayiziritse nyiziture nyijyane ku isoko. Bona yo kugura ibitenge by'umugore uri buzira ijoro. Bone nayo kwishyura uriya mugabo wankoreye Gatado wa nawe nabonye agiye arakaye. Sinamuva imbere. Abonye ari mubi cyane yagiye afite umujinya w'umurandura nzuzi. Ahubwo ngende mbaze nkambare rwose ngende. Rebe yahene ifite n'abana babiri baranyorera uyu munsi pe. Ndagira n'utwo sigarana nguru tunyanya n'akanyama umugore abone uko ari buze bimeze neza rwose. Ariya ngiro byose ntibikureba. Nawe wambwiye ko bitakureba ariko. None ubwo twese ntibitureba. Genda ujye mu nzu uteke niba nabyo bitakureba simbizi gusa nsange ibiryo byahiye. Reka nigendere. Genda. Pe singiye kugurisha nkwanze urabizi nakwahuraga hari ubwatsi nagukundaga ariko kubera ibibazo ufite nta yandi mahitamo ndakugurisha. Gatado mubiremo amafaranga y'amezi 5 kandi iri joro nabwo ndazana umugore aragomba gushaka ibitenge n'akanyamerika. Rero hene yanjye urisha utwanyuma twiwanjye ubundi nkujyane mu isoko bakugura gusa baraba bitombora bari bukugura rwose. Wari ufite imico myiza wabyaraga babiri ntiwarushaga uhagaga neza rwose ugasanga amabondo ni hejuru ariko nta kundi kubera ibibazo reka ngushore. Bayo ngwino.
gatera ibyishimo by'umutima reka ahubwo nkwifashije nkabyaza umusaruro mpembe ikivugo cy'inkoko ku buryo umushumba wazo azajya aregura ibondezi ze inganda ze na za korohiro ze agiye kuziragira yazicyura agataha zivugira zigateteza izindi zikabikabika ryo reka njye ngihimbe guzo kuna gakenye kanyarira iryinyo nkumva byararyoshye no wa misozi nayisomesha umuhigo yewe mbonye n'igitabo nagisomesha umuhigo yemwe mwabiti mwe n'amabuye mwese mwanyumvise nge sisanzwe banyita Nkubiri nzi indimi zitandukanye racing salute friend n'umuyobozi twavugana ja mvuye kwinyotora rega ninyotore icyongereza kizaza nge ndabona yanjye kuhajyana ku ishuri nzajya nyajyana kwa epimaki ubundi ninyotore uko icyaka gishira icyongereza kizaza uko gikomeza kuburirwa irengero n'igifaransa kizaza ndarota cyane ndi kwerekwa ko mbona ibiti n'amazu biri kuzenguruka ubu biri kujyayo mwuka byaramwe sha ubu nanjye inzu yanjye wasanga iri muri iyi myiyerekano reka ahubwo nigumira aha kuko ndamutse ngiye twabisikara tukaburana ko murasi izindi zicazi ibyo zigiye ubu nayo iri mu nzira irasanga ahubwo reka mbe niryamiye aha ngaha ubu irahansanga tutaza kuburana ndabizi ubu nayo iri muri iyi myiyerekano igenda ubu irahansanga inzu yanjye reka ahubwo mbe naniryamiye kararyoha kangasomesha koko dore umuntu mana yanjye usu ni muzima ariko abantu bakomeje kugira abandi nabi siko muzi ni Nkubiri yasenzera byo gusina abantu reka nyimukureho nyisome nongere nyisome icyo gihe agakoni karaba kajemo ariko se Nkubiri nta kindi afite gera hino mata gera hino utagera aho ujya ariko wivanga mu mishinga yanjye nkana imishinga yawe uri kwiba umuntu ngo ni imishinga yawe ni imishinga yanjye nyine uzi ko umuntu ugera yinjye kumwishyuza amafaranga ye cece ntabyo guceceka
twigire hirya tuvugane. dupasure mo kabiri pasura Ikofi cyangwa amafaranga umwibye nubwo nje kuyamwishyuza akira nguhe ku nzoga ariko uceceke. nawe ku nzoga ntayinywa cyaka dupasure mo kabiri. Ariko se ko nibiye amafaranga wowe uraza nkande ntayo nguhaye noneho. Mani inzoga yanjye. Ntago tugabana. Ngiye kumubwira. Dore ko narinje kumwishyuza. Mwishyuza iki ariko? Naramukoreye. Byo birandeba. Naramukoreye amezi 5 arashize. Yamwe ko ari buri yamwe umunsi. None yamwe urumva ari bumpembe iki? Byose birandeba. Mbimubwire. Uragenda arareba haguza undi akwishyura. Tugabane cyase mbimubwire. Umva nkubwiza ukuri. Nta nko kiruka. Mva imbere agenda bimubwire. Baza badesomo. Genda. Zaresomo gatera. Nubundi ava jengwe tikijya utumujya kundeka. Komeza nje kumubwira. Genda nyine nawe. Arawe. Amada tanura koreye yubuza abubusa. Watinze wantindiye genda bimubwire. We mubi. Uraure cyaryamye na uraure cyaryamye na gusi byakubayeho. Gatatu wandamizuje kunyishyuza rwose. Afite amafaranga. Ariko amafaranga ndafite mfite n'agacupa agoreka nkazane tubanze tugasoma. Usibye agacupa ikofi urayifite. Ikofi yanjye siri hehe? Ikofi yanjye iri hehe? Biwewe yabitwaye. Biwewe? Yatwara gasore bahe? Nese sinje kubikubwa abo ngore tugende tuje kumureba umwishyuze nanjye unyishyure. Umva marafatanyije. Yatwaye wowe ugende tuje kumureba unyishyure amezi 5 yanjye nta kindi. Gusura umugabo shaho. Gatado arakubita. Uriya mugabo arakubita yarangije ntago ubizi. Oya turamufatanya igihe tumwikize ubundi anyishyura. Gusa genda inyuma we genda imbere. We ngwe tugende nta kindi. Ngwe tugende cyo cyane ko kunyishyura nta. Genda ariko arakubita ubizi. Cyane kunyishyura. Natwica. Tugende ariko ndagenda inyuma ya nawe ukubita kantu. Genda niruka. Wewe tugende kunyishyura nta kindi. Ibyo numva nibikira. Abo si bankubiri. Reka nze mbahemukire none ndabica. Akusi papa, yo. Sinkubiri na cyanga todo. So ba. Buri se ubu bujya he? So. Nanzi kare nkubise. Nushaka upfe.